ndabashoboje tumeze neza kanizere ko tumeze neza twese kandi Yesu aturinze. So nk'umuntu wese ukunda igihugu cyiwe tugomba guharanira kugira ngo twe kugenda nk'umugayo. Igihugu ni mama, igihugu ni umubyeyi, igihugu ni mama wawe, igihugu ni papa wawe, igihugu ni umubyeyi wawe. Iyo udafite igihugu ntabwo uba uri umuntu, kuko hari ikintu ubura. Byanze bikunze ugomba kugira igihugu uko byagenda kose. Rero buriya umwanzi ukwanga aragutuka ngo urakabura igihugu, ubura igihugu barizamo. Buriya birazi abantu bakuriye mu buhunzi, bavukiye mu buhunzi bagakurira mu buhunzi, ugakura utazi iwanyu ni hehe. So abo bantu barabyumva cyane, kubera kuko uko wakora kose ibyo wakorera igihugu kitari ikiwanyu biranga bigashika, ukitwa kuko uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi cyangwa uri umutanzania. So turaba mu bihugu bitandukanye, turazi indimi zabyo, ariko ntabwo bitubuza kutwita ko turi abanyarwanda. Njye rero kuba nitwa umunyarwanda ni ishema. Nawe munyarwanda aho uri hose ku isi yose ukwiye guterwa ishema nuko uri umunyarwanda, ukwiye guterwa ishema nuko igihugu cyawe ari u Rwanda, ukwiye guterwa ishema nuko wavukiye mu Rwanda, witwa umunyarwanda, papa wawe yitwa umunyarwanda, mama wawe yitwa umunyarwanda, ababyeyi bawe ari abanyarwanda, sogokuru wawe ni umunyarwanda. Kuvuga ngo kuba u Rwanda ari igihugu cyawe, niyo mpamvu mvuze gutya. U Rwanda ni mama wawe, u Rwanda ni papa wawe, u Rwanda ni nyogokuru wawe, u Rwanda ni sogokuru wawe, u Rwanda ni sogokuruza wawe, u Rwanda ni jyajyawo, kubera kuko imizi yawe yose ni u Rwanda. Yego, birababaza kuba wagenda ugatega imodoka uri mu mahanga mu gihugu runaka, ukajya kumva umuntu arimo aragenda asebya igihugu cye cy'u Rwanda. Birababaje, biteye n'agahinda. Ni ukuri ibi bintu birandya, bikambabaza, bikambuza amahoro. Ngiye gukora iyi video kubera kuko mbona hari abantu benshi bagifite ubuyobe, badashaka kwemera igihugu cyabo, batazi ubwiza bw'igihugu cyabo, batazi kuko u Rwanda ari igihugu abantu bose basiganirwa bifuza kubamo. Abantu bakoze ibyananiye amahanga. Yego, turabizi u Rwanda rushobora ibintu byinshi byagiye binanira ibindi bihugu. Ndavuga ukuri, wabyanga wabyemera niko bimeze. U Rwanda twashoboye ibyananiye ibindi bihugu. U Rwanda twashoboye ibyananiye abayahudi n'abadage, abanazi, ariko twebwe twarabishoboye. U Rwanda twashoboye ubumwe n'ubwiyunge, kumvikanisha abantu ibyabaye bikibagirana, tugashyira ineza imbere y'uko turi abanyarwanda. Ibyo twabifashijwe n'iki? Twabifashijwe n'ubuyobozi bwiza. Ndabizi uri buvuge ngo uriya noneho we ateye aturuka he. Ntabwo ari ugutera nturutse ye. Iyo wumvishe umuntu ari kuvuga igihugu nabi birakubabaza. Nimba uri umunyarwanda, gerageza guharanira kumva kuko u Rwanda ari igihugu cyawe. Niba umuntu akivuga nabi, wumve ko umuntu ari kuvuga nabi mama wiwe. Buriya abantu abitwa abahinde bajya bamfasha cyane, barakunda igihugu cyabo ku buryo yakwemera no kugipfira. Nawe nimba uri umunyarwanda, kuki utapfira igihugu cyawe? Dufite igihugu cyiza nk'u Rwanda, dufite ubuyobozi bwiza, dufite igisirikare cyiza, dufite igipolisi cyiza, buri muntu wese yisangamo, agenda akarenganurwa. Warangiza ukagenda ukicara muri train yo mu bindi bihugu, ugatangira kugenda usebya u Rwanda, uvuga u Rwanda ni igihugu kitagira security, kitagira umutekano, umuntu atabona uko avuga, ntaho avugira. Birababaje cyane. Hari umuntu umwe mu minsi ishize, nari muri train, ndi kuva mu Morogoro ngenda Dar es Salaam, bari abantu babiri,
bari kuganira kuri icyo kintu, bari kukibwira abanyamahanga bari barimo, bari kubabwira ngo u Rwanda nta ni muri iyi minsi y'amatora twari tugiye gutora, nayo ngiye gutora mu muza kuri ambasade, noneho ubwo ngubwo ngiye kumva numva umuntu arimo aravuga amagambo ngo u Rwanda nta bwisanzure, u Rwanda n'aya matora bari kuvuga ibiki n'ibiki, ibintu byinshi n'ibyo ngibyo, ariko ntabwo ari byiza. Byarambabaje ari kuvuga ngo nta genocide yabaye mu Rwanda, habayeho ubwicanyi bwashamiranyije abahutu n'abatutsi. Ni ikintu cyambabaje cyane. Aravuga arakomeza abyumvisha abantu, ababwira kuko genocide wapi, ahubwo abahutu barirwanyeho, abatutsi benda kubica, ibintu byinshi n'ibyo ngibyo. Mw'abantu mwagabanyije ibyo bintu ko atari byiza. Nimba waranavuye mu Rwanda ukoze genocide ukaba uri muri iki gihugu cyangwa ukaba ufite n'ahandi uri kujya simbizi, nawe ukaba ufite ibyo bitekerezo, uri umunyarwanda uri hano muri iki gihugu cyangwa uri mu kindi gihugu, nubona iyi video ikwigishe gukunda igihugu cyawe, wakagombye kuba wigaya ukumva ibyo uri kuvuga, ukumva nimba ko kuri kubivuga ubihagazeho. Ntabwo bivuga kuko nimba igihugu cyawe uri mu mahanga wasebye igihugu cyawe, kandi ntabwo bikuraho kuba uri mu mahanga ko wavuga ukuri. Wavuga ukuri washaka ukakuzira. Nimba waranakoze n'ibyo byaha mu Rwanda ntabwo ukwiye kugenda urusebya, ahubwo wakagombye kuruvuga neza kugira ngo byibuze uzasubire usaba imbabazi. Birababaza, narabaye uriya munsi cyane kuko nagize ngo ndanavuga, ahubwo ndavuga nti uyu muntu iryo ari kuvuga ari kubeshya. Yari yamaze kwangiza imitwe y'abantu mu cyumba nari ndimo, yari yamaze kubangiza. Naragerageje gusobanurira abo twari twicaranye, ndababwira nti uyu muntu arabeshya. Ibyo ari kuvuga njyewe nari mpari, nari umwana w'imyaka 7, narabibonye n'amaso yanjye, ntabwo ari ibintu mugerageze kumva ko uko biri kose, kuko tugomba kuvugisha ukuri. Igihugu cyacu ni igihugu cyacu, dufite u Rwanda, dufite umubyeyi, kandi igihugu cyawe ni u Rwanda, umubyeyi wawe ni u Rwanda. Aho ngaho uri kujya kuvuga ni kwa kundi ufata papa ukamuvuga, kandi byanze bikunze azahora ari papa wawe. Uri kubwira ntabwo azigera kwita umwana we, nta n'umurage azagwa, nta n'umugabane uzigera uhabona. Igihe cyose uzahora uri umwana bareze. Rero uko biri kose nta wihakana umubyeyi. Umubyeyi naho yaba atagira umusatsi ni umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe naho yaba agenda kambakamba ni umubyeyi wawe. Naho yaba agenda yicaye ni umubyeyi wawe. Numugabanye ibintu byitwa kuvuga ibintu bitakwiye. Narababaye, byarambabaje, kandi nawe munyarwanda uri kunkurikira niwumva iki kintu nizera ko nawe bikubabaza. Iyo umuntu haguruka akavuga amagambo nk'aya ngaya, akavuga ngo nta genocide yabaye mu Rwanda, ari kuvuga ikinyarwanda, unamubona ko ari umunyarwanda, birababaza cyane. Rero iyi video nyikoze kugira ngo abantu bameze gutyo mugerageze mugire gute muhinduke. Ntabwo ibi ngibi n'ibikigezweho. Twakoze ibyananiye abandi kubera ubuyobozi bwiza dufite. Turi abanyarwanda, twaragerageje ubumwe n'ubwiyunge tubugeraho, abantu babanye neza. Wowe uracyari hanze, uracyagenda Tanzania usebye u Rwanda, urubwira abantu bataragerayo, babwira kuko ari igihugu kibi, kuko nta mutekano, kuko nta ki, ngenda bizi, nta muntu ugike, nta muntu uvuga mu Rwanda, nta biki. Birarenze. Sinzi numvishe baguhamagara muri jamani. Rero uko biri kose nimba rero mvuga nkoranyambaga nkoze iyi video kugira ngo n'undi munyarwanda uri muri ibi bihugu ufite imvugo nk'izo ngizo azimire zijye mu nda.
mwigira gute mwigerageza kurukina ku mubyimba. Usibye ko mutanadukina ku mubyimba, uko biri kose byararenze, twamaze kwiyakira, cyabaye igihugu kigendera ku mategeko kandi cyabaye igihugu gifite umutekano uganje. Uko biri kose yaba nta mutekano uganje ntabwo tuba turi kugarura amahoro ku isi hose, Centre Africa, Haiti, Mozambique ndetse n'ahandi hose. Rero ndagira ngo mbabwire bantu mufite ayo magambo muyagabanye. Mbivuze nk'umunyarwanda mvugira igihugu cyanjye, ntabwo mbivuze nk'umuyobozi cyangwa undi muntu, ariko umuntu wese ukunda umubyeyi we, iyo yumvishe bari gusebya umubyeyi, byanze bikunze wumvishe umuntu avuga umubyeyi wawe nabi, ushoboye no kurwana warwana. Rero narababaye cyane numvishe aya magambo. Bari abagabo babiri bari bari muri train twari twicayemo, bari kugenda Dar es Salaam, bari kuvuga amagambo bagenda babwira abantu. Twari turi kumwe, nicaye muri business class, arimo nicaye, bari kugenda babwira abazungu twari turi kumwemo, abandi bantu twari twicaranye, bari kugenda batera icyo kiganiro bavuga kuko ibi ngibi ari ukubeshya, ari ibintu byo kugira ngo amafaranga aboneke, byo kugira ngo isi igirire u Rwanda impuhwe. Ntabwo isi yatugirira impuhwe kuko natwe ubwacu dushoboye gukora. Duharanira agaciro kacu, twigishijwe agaciro, twigishijwe kuba umunyarwanda, twigishijwe gukorera hamwe tukaba abantu bafite intumbero yo kugeraho. Hari aho twavuye, hari aho tugeze. Widusenyera ubumwe n'ubwiyunge, wiza n'umunwa. Urumva, byanze bikunze ibyo bihugu byarakwakiye kubera umunwa, ariko hari igihe bizakwigarika kubera umunwa wawe. Umuntu umwe ngo yaragiye asanga agahanga kari kuvuga, arangije akabaza ngo mbega gahanga wazize iki? Arangije karamubwira ati njyewe nazize urw'abagabo, wowe uzazira umunwa wawe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uko biri kose u Rwanda ni igihugu cyiza. Rero bantu mufite izo mvugo muzigabanye, kuko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko na demokarasi. Icya kabiri, twarenze ibyo ngibyo iri kuvuga hariya, iri kuvuga, ariko hari igihe uzakenera kugaruka mu Rwanda. Ntiwibagirwe kuko uri umunyarwanda. Tanzania ikwakire, Uganda ikwakire, Kenya ikwakire, Amerika ikwakire, Australia zikwakire. Ibyo byose biri kugendamo, ariko byanze bikunze uzagaruka ku muryango wawe ku ivuko, uzagaruka kwa papa wawe. Wibuke umugani wa Bibiliya uvuga ngo umwana w'ikirara ry'ibye byose yarangiza akabwira se ngo umugabane wanjye sinzagaruka. Ariko yaragiye aho yaragiye biramucanga, bimaze kumucanga aragaruka. Abwira papa we ngo papa, ngo mbabarira mbe umugaragu. Rero nawe wibuke kuko biri kose aho uri hose hari igihe wazakenera kugaruka muri kiriya gihugu. Ahubwo byakabaye byiza amagambo uri kuvuga yo gusenya, yo kubuza abantu kwinjira mu Rwanda, wakabaye uyavuga wubaka u Rwanda, wubaka igihugu cyawe kugira ngo kibashe gutera imbere. Wakabaye utanga umusanzu w'amagambo mazima, w'ibitekerezo bizima, kugira ngo utange umusanzu w'ibitekerezo bibi. U Rwanda ni igihugu cyiza, u Rwanda ni igihugu cyanjye, ni igihugu cyawe. Twagize amahirwe kwitwa abanyarwanda, twagize amahirwe kuvuga twitwa abanyarwanda. Njye biranashimisha cyane iyo ngeze igihugu cyose nkandagiyemo, navuga Icyongereza, navuga urundi rurimi rwo muri icyo gihugu, byanze bikunze ndavuga, ariko najya kumva nk'umuntu arambwiye ati from Rwanda, nkavuga yes. Kwitwa umunyarwanda rero ni ikintu cy'agaciro. Mw'abantu mwe mukunde kwitwa abanyarwanda, kuko abanyamahanga bararwanira kwinjira mu Rwanda, ariko wowe munyarwanda uri guhunga u Rwanda, wiga indimi z'ahandi, wibagirwa Ikinyarwanda, biragoye kabisa. Ariko nta kundi nyine, nta kundi. Kwitwa umunyarwanda ni ikintu cy'agaciro, kandi kwitwa umunyarwanda ni ikintu kizima. Rero mwabagabo mwe mwari muri training, n'abandi mwese mumeze nk'abari abagabo, nimugerageze gukunda igihugu cyanyu. Amagambo y'ibinyoma yo kubeshya muyashyire ku ruhande, ntaho bizabageza. Ndavuga ukuri, nta ayo magambo azabashikana.
turumvikana rero. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha u Rwanda nziza, igihugu cyambyaye, urakarama kandi u Rwanda rurakaramba. Rero ndashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndashimira umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu, ndashimira umuyobozi mukuru wa polisi, umuyobozi mukuru abayobozi bakuru b'inzego zose z'umutekano ndetse n'izindi nzego zo mu gihugu. Mwarakoze kudushakira umutekano urambye, kudushakira umutekano uganje. Kuba turi Abanyarwanda bidutera ishema n'ishyeza by'uko mwaducyaruye inzira, mukatwigisha indangagaciro na kirazira. Aho twagenda hose tukaba twahagera bakumva ko turi Abanyarwanda, bakatureka tugahita, kubera kuko ntacyo batuziho kibi. Nubwo hari ibihugu bimwe biturenganya ko turi Abanyarwanda, ariko hari n'ibindi bihugu bitwumva ko turi Abanyarwanda bikaduhereza agaciro, kubera ko mwadushakiye iki? Agaciro. Mwatwigishije indangagaciro na kirazira, mwatwigishije kubaha, mwatwigishije kuba abantu, tukagira umutima w'ubumuntu. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze mutwigishe, mukomeze muturere, twege muratureze, muradukujije, mukomeze murere abana tubyaye, kubigisha indangagaciro na kirazira. U Rwanda rurakarama. I love you Rwanda. Hakuna siku nimefika hapa geto msije. Nilikuwa huko ningefika hapa na nikemea kwangu ndio tunakuja